narabwirije ibihugu byose mbarondora ibihugu nabwirijemo nanjye najya nakora CV ngo nyuma arishikiza. Uzi ko hari igihe nagendaga hari ibintu batanga za mayirizi n'amakarita yo mu ndege, nahoraga kuri gold na platinum ya ntuze ya KLM. Ugenda ku ndege imwe ukabona za mayirizi nyinshi ukajya unaziguramo amatike n'ibindi. Ahongeze aho ngaho ndicara ndimo gusenga mbwira Imana yaguze ibintu Imana. Isengesho nasenze nabi. Kuko cyera nkiri mutoya numvaga nshaka kuzenguruka isi. Imana yambwite sa urashaka kuzenguruka isi yenga nze nyikuzengurutse. Ndagenda za Australia, za Nouvelle Zelande, za Singapore, za Malaysia, za Thailand, za Sri Lanka, za Uburayi, Amerika y'Epfo, ya ruguru, Afrika. Ndiza ngo Imana urabizi ibintu nabibonye ntacyo bimara. Kwirirwa ngenda simbutembereze none nterera Burundi uyishyire ku Rusumo, iyindi uyishyire mu Kivu, indi uyishyire Kagitumba, indi uyishyire kuri Rusizi. Sinzo umugabo wazaza mu giterane twamutuye nta kindi rero none ugenda ubimumbariza oya ntabwo bifitiye ubusa mungu ndamureba n'abana ikintu niba Imana ariyo yavuze ko azaza ndatashye kandi azaza ndagidigiye akata nigende noneho koko umugabo araza aza naherekejwe na wa muhungu wamurije kwica arazasanga niyo no coordonate igiterane kuri stade nambaye ikote na karavati cyo nyene ngiye yambaye amashati uri azambe ni Rwanda n'izindi nk'isa gutyo hari abantu bazisuzugura nyine noneho ndamureba kuva mu wagenda mukora ku matama nabara ubuse ni muje abiza ndabagaya ibyo ngibyo nanjye nambaye mu mubiri ibyo bintu cyangwa ya ariko nyuma yaho aza gushaka gukora igiterane hano mu Rwanda. Abantu bo twakoranaga muri ibiterane by'abayobozi bamwe nyine n'abantu baba batoya bari abantu batubwiye ko bagusuzuye reka natwe tubanze tubakome ntabwo tuzaba access ku bayobozi kereka abandi bakaza gusaba imbabazi ngo nari chairman. Uwo muhungu wari uje gutegura igiterane waravuga ati mwasuzuguye chairman wacu mugende mubwira potre wanyu aze abanza musaba imbabazi hanyuma tuzabafasha. Haratashye yohereza umuderege aravuga ati rwose mutubabare kandi nanjye mfite izindi gahunda nyuma y'aha ngaha ubwo ndagerageza kwihuta kugira ngo ntaza kugira icyo nica. Ezekiel 47 kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo nukwangarura ku muryango w'urusengero ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherekeye iburasirazuba kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi h'igicaniro bazansorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi anzengurukana mu nzira iri hanze ageza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu bugombambari. Arongera agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu mavi. Arongera agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu rukenyerero. Arongera agera indi mikono 1000 ababaye umugezi ntabasha kwambuka kuko yarabaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga ari umugezi utambikishwa amaguru. Reka mbe ngarukirije aha ngaha ibindi bice ndaza kubisoma nyuma. Aya magambo turimo gusoma nimwitegereza muri Bibiliya iteka ryose imigezi yo muri Bibiliya ahenshi ni igishushanyo cy'umwuka. Murabizi reka wenda mperaho bisobanuka neza. Mu butumwa bwa Yohana ibice 7 kuva ku murongo wa 37 kujya ku wa 39 umwami Yesu yari yagiye mu munsi mukuru w'abayuda
bitaga umunsi mukuru w'ingando. Icyo gihe ku munsi w'ingando abagabo bose barazamuka bakajya i Yerusalemu bakubaka utuzu bakoresheje imikindo cyangwa ibindi biti, noneho bakabamo utuzu temporary tw'igihe gito, bakayita iminsi y'ingando. Bamaraga iminsi 8. Noneho umunsi wa 8 baratubwira ngo umunsi wa 8 ariwo uruti yindi yose. Ngo Yesu arabitegereza cyane, arabireba baravuga ati abantu nubwo babaye muri iyi mihango y'idini icyumweru cyose, ariko ndabizi neza ntabwo bashobora kuba banyuzwe. Noneho arabwira ngo arangurura ijwi avuga cyane, aravuga ngo umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, ngo unyizera wese imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Noneho bakaduha igisobanuro, baravuga ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwo abamwizeye bendaga kuzahabwa. Ngo kandi ubwo ngubwo umwuka yari ataraza, ngo ko Yesu yari atarahabwa icyubahiro cye. Haleluya. Nshatse ubundi nari kwigisha kuri ayo ngayo, ariko reka nigishe ku gice wampaye. Ariko nimwitegereza neza, iyi migezi ni igishushanyo cy'umwuka wera. Nimujya muri Yesaya mu gice cya 43 umurongo wa 18, Imana iravuga ngo ibya kera ntimubyibuke, ngo dore ngiye kurema ikintu gishya, ngo nzatembesha imigezi mu kidaturwa, nzatembesha imigezi mu butayu, mu kidaturwa mpaharura inzira. Haleluya. Byose nimwitegereza neza. None ugeze kuri uyu mugezi wo birasobanutse cyane, kuko nimusoma aha 47 ni igice kiri hagati, kuko bitangiragira muri 41 Imana ivuga uburyo igiye kuzasana Yerusalemu ikagarura abantu. None birangira avuga ngo nibamara gusana urusengero, ngo umugezi uzatemba uva mu rusengero ugana hanze. Ndagira ngo turebe ibintu bigera kuri 3. Icyambere, aya mazi n'ibigero byayo, icyo ni icyambere turi burebe. Icya kabiri ni uyu mugezi n'umumaro wawo. Hanyuma icya gatatu turi burebe ni inkomoko y'uyu mugezi naho ugana, nicyo bishaka kuvuga. Haleluya. Icyambere rero turebe ikigero cy'uyu mugezi. Icyambere atubwira ngo uyu muntu wari urimo kumuyobora ngo yarageze agera mikono 1000. Ubundi mikono ni santimetero 50, mikono 1000 ni nk'imetero 500 hafi. Ngo noneho ngo akandagiye mu mazi ngo amugera mu bugombambari. Ubugombambari ni utu tuntu two hejuru y'ibiri, ni ahangaha. Ngo akandagiye mu mazi amugera mu bugombambari. Aramubwira ati nugarukira ahangaha urabugarukiye hafi. Ngo arongeragera mikono 1000, ngo akandagiyemo amazi amugera mu mavi. Ngo arongeragera iyindi mikono 1000, ngo akandagiyemo amazi amugera mu rukenyerero. Ngo noneho ageze iyindi mikono 1000, ubwo ni hafi nka kilometero 2, ngo amazi amaze kumugeraho adashobora kuyagendamo, ngo ko yaramurengeraga. Haleluya. Niki umwanditsi yashatse kudusobanurira ahangaha? Buriya nimureba ibi bigero by'aya mazi ni ibigero by'imikurire y'abakristo. Hari abakristo benshi bakubwira ngo ngewe ngo ni ikibazo mfite, ndagifite gikomeye cyane. Muri no minsi hariya mu mujyi, ariko no mu Rwanda hose tuhafite ngo amatorero y'umwuka. Habaza abantu ariko ayo matorero y'umwuka mumbwira abaheye, ati twe dusengera mu itorero ry'umwuka. Nkange rero ntabwo babwiye ko ndi umuporoso. Twebwe twaboneyeho akaga nyine amatorero y'umwuka, hariho n'abicara bakigisha nyine bakubwira ukuntu udashobora kuzura umwuka uri umuporoso. Ahubwo niko buriya ni ubusa, ni ukudasobanukirwa, kuko nge nuzuye umwuka ndi umukatolika. Ikigusetsa nuzuye n'umwuka ntarabatizwa mu mazi menshi, kandi sije wa mbere. Nabo kwa Koruneliyo buzuye umwuka Petero atarababatiza, kubera ko Imana yari ariko uyu mugabo witwa Petero ntabwo ari bubatiza abantu, reka mbanze babatize mu mwuka nibwo ari bwemere kubatiza mu mazi. Jewe nabatijwe mu mwuka ntarabatizwa mu mazi menshi. Jewe byanjye byo ni maji, kuko ye nabatijwe mu mwuka ndi umukatolike, nabatijwe mu mazi menshi ndi umukatolike, subira mu bakatolike.
Nyasetsa abantu ari itorero rya Depiri nahoze nganira n'umupastor mwari atari ko atuzi ko abakristo bambwiye ko ari bashinze ririya torero ahantu iyo ngiyo za Rurindaho nabaga nabwirije abaturage barakizwa batangira itorero rya Depiri none giye ndi umwangirikani icyo nendaga kubabwira hari ubwo abantu bakubwira ngo twebwe ngo dusengera mu itorero ry'umwuka nkarusha mwazandagiyeho riba nkajya njya kuvumbayo kuko ntaryo ndabona muraza kubyumva mutaza kuntera amabuye ngo muvuge ngo natukanye ariko hari abantu babona umwuka bikagarukira mu bugombambari tekereza woza ibirenge ukagarukiza hano mu bugombambari kera twajyaga tujya kuvoma hanyuma ugakandagira mu mazi ariko ntukarabe aho wagarukirije kubera ko abana mu cyaro nyine twabaga twivuruguse mu bitaka aho wagarukirije amazi ugasanga amazi yaciyeho umusitari ahandi hose hari umwera aho wakandagiye mu mazi niho hasa neza abakristo benshi nuko bameze bakandagiye mu mwuka gace gatoya ahandi hose basigara ari uruvange basigara ari madowadowa bagezwe mu bugombambari ahandi ntibagerwaho ugasanga afitemo akantu k'umwuka ariko n'ikindi gice kinini cyane cy'umubiri sero uyu muntu uko atubwira ko asenga ariko ngo warakabakaba abakobwa ngo yasambanye ngo yarwanye rero ubukristo bwacu ikibazo dufite ni abakristo batageze aho bagomba kugera mu mwuka ariko ngo uyu wamuyoboraga arabira bavuga ati uyu mugabo nimureka akagarukira mu bugombambari azaba ishyano reka nongere muteze iyindi ntambwe ngo muteze intambwe ngo agerwa mu mavi rero mu mavi ho burya ni habi kuruta ahandi hose kuko abantu bagezwe mu mavi biba bigaragara yuko bakandagiyemo pe kera twajyaga tujya kuvoma jewe navukiye kuri Muhazi ahangaha kuri Nyabarongo ntabwo babisobanura ngo byumvikane neza je navukiye kuri Muhazi abana rero batazi koga baragendaga bakogera aho twitaga mu rwimbwa na ahantu kandagira bikagera hano mu mavi noneho ukuntu bogaga baragendaga bagashinga amaboko bagafata ku mucanga hasi noneho bakajya badumbagura amaguru inyuma umwana wogeye mu rwimbwa icyamukubwiraga yabaga afite imicanga ahantu hose kuko yagiye aradumbaguza agakubita imicanga ikazamuka ugasanga ku maboko iriho ku maguru iriho ugasanga noneho yanduye wese yogeye mu rwimbwa niko twahita hari abakristo bogeye mu rwimbwa muzababona nimuhumura amaso mukitegereza muzababona bafite ibirabagwe ahantu hose kaza uyu muntu ko dusengana kuki tubona ari ishyano yogeye mu rwimbwa byamugeze mu mavi agarukiriza aho ngaho noneho ati rero enga nkwereke igira imbere ho gatoya ugerwe mu rukenyerero umuntu wese wiga koga barimo hano bazi koga murabizi neza no muri pisine iyo ushaka kwiga koga uhagararaho amazi kugera hano mu rukenyerero ko ntushobora kurohama ariko ushobora koga ushobora kwiga koga udafashe hasi kuko mu rukenyerero ntabwo wafata hasi uhita ujya munsi y'amazi aho biba bitangiye kuba byiza ni umukristo utangiye gusobanuka ukamubona arasobanutse yego aracyafitemo ibintu arwana nabyo ariko arasobanutse umwuka yamugeze hari aho amaze kumugera igice kinini nibura icya kabiri cy'umubiri we kimaze kuba ikinyamwuka haleluya aramubwira ati ariko niyo waba warageze aho ngaho aho niho ubona abantu bamwe bakwira ngo ariko kanaka arahanura ngo kanaka arabwiriza ngo kanaka araririmba ngo kandi tubona yitwara neza iyo rero uyu mukristo ageze aho ngaho pastor arishima akamugarukiriza aho ngaho ariko umwami Yesu we yajyaga abwira abantu ngo bati aho ni hafi muri buko umusore w'umutunzi waje kumureba yaraje amuhagarara imbere ati mwigisha mwiza nkora iki ngo ndaga ubwami bw'Imana ngo Yesu aramureba aramukunda kuko uriya Mungu yari yarateye intambwe aramureba aramukunda aramubwira tumva ngiye kukuvana aho wahagaze aho wahagamye aramubwira tuza amategeko
ati ndayazi. Atayahe? ati ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzabeshyera abandi. Amuhaye amategeko yose atangirwa na ntuzice, ntuzibe, ntuzabeshye, ntuzasambane. Umusore yikoma kwita ko ati yo, ati ayo yose kuva ndi umwana nawe yarashohoje. Ntiyamenya ko yaguye mu mutego. Ese aramubwira turacyashaka ubwami bw'Imana ati cyane. Ati noneho reka nkuvane muri parikingi, kuko hari abakristo benshi baparitse bari muri sinywa inzoga, sinywa itabi, sinsambana, singiranya. Aramubwira ati ibyo ngibyo ni parikingi, washyize muri netre, ntiwazimya moteri ariko uraparitse. Uravuga ibyo udakora ariko ntiwambwiye ibyo ukora. Aramubwira ati none reka nkushyire muri vitesse. Number 1 genda positive, ugurisha ibyo ufite positive, uha abakene positive, uze positive, umurikire. Sarabyumva aravuga ati ubu Kristo ko bugoye. Abakristo benshi rero burya bakunda buriya bukristo butaruhanya, buri muri neutre, bukubwira ibyo adakora ariko butagira active, butagira icyo bukora. Niyo mpamvu uzabona igihugu cyuzuye abakristo, ziriya kategori zose namaze kuvuga nizo zuzuye u Rwanda. Uraze ntabwo mubibona n'abapastori. Ejo twari mu masengesho, twaraye mu masengesho, ubwo nahoze mfite ubwoba ko ndi businzira imbere yanyu, ariko ndashima Imana yuko ibitotsi bitaje. Noneho rero dufite umwana w'umusore umwe aduhuhamya yatubwira ati rwose pastor uyu munsi nagize ikibazo. Ati umusore yaje arampamagara, tansanga mu rugo arambwira ati ndasanze ndimo kurya. Ariko ibyo byabaye ejo bundi, ntabwo ari uyu mugoroba ubwo yaduhaga ubuhamya ngo byamubaye ubundi minsi. Ataraza ko makaruru uhagaze ku irembo ati ntabara tebuka tugende. Ati se cyako ni atoya kurya byihorera urarya ugarutse. Ati tuba twuriye moto turagiye. Ati tujya ku irogi. Atarambwira umutegera inyuma nanjye ntegera imbere. Ati hari ikintu tugiye gufatira hano. Umugabo aragenda ajya ku muryango w'irogera avuga ati umugore wanjye na pastor wanjye bari hano mu nkingurire. Baramubwira ati muri principe z'irogi ntusanga umuntu mu cyumba, tegerereza hano, nibasohoka urababona. Baravijiye, ubwo urumva umwe yahagaze inyuma undi yahagaze imbere. Pastori sinzi ukuntu yabimenye yuko nyine baguweho, ngo asohoka mu cyumba yiruka aratimbira asimbuka igipangu, ariko umugabo aramuhamagara, ubwo umugore baramusigarana. Umugabo aramuhamagara aramubwira ati umva, niba udashaka intumbi y'umuntu uze mwembi umuntu woza akagera mu bugombambari, ariko akaba umushumba. Urabona umushumba wurira intama. Babonye umushumba wurira inka. Hanyuma barahagarara baramureba ati se urabivugaho icyo atundinya, tubona baye inyama y'imbwa. Abakristo, abashumba batuzuye umwuka ngo bageraho bagomba kugera. Iyo nabaye muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, nari nshinzwe amatorero n'amadini. Noneho ngiye kuvamo manda yanjye, nabayemo manda enye, mbona zimaze kuba nyinshi, imyaka 12. Ndavuga nti muzanyongeza indi, ndumva contribution nagomba gutanga mu kubaka igihugu narayitanze, ibindi nzajya mbikora ndi hanze. Noneho nsubira mu bipapuro, nari mfite ibitabo byinshi byo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, kuko twari twarakoze ibintu ubushakashatsi bwinshi. Nkagira ifaridi ingana gutya yari irimo amatiku yo mu madini. Hera nawe se Mana ko ndangije uyu murimo mbitware ngiye kubibika bibare shivi wanjye. Ndavuga ntoya, ibi najya nsubiramo nkamenya ibiba abantu bakoze. Ndayijyana ndayitwika, nige wayitwikiye ntabwo nayihaye security, nayijyanye ndayitwikira, ncana umuriro, nkajya nkuramo dosiye y'abanga bashyiramo, nkuramo y'abari yanshyiramo, kuko buriya
hari igihe ureba abakristo bavuga abo ariko abo bantu ntabwo ari ab'umwuka, barakorera mu mubiri. Gihe rero buriya itorero rirandiza n'iryo ntayobora. Umusore umwe wacu yigeze gukora icyaha, sambana n'umukobwa, ba mama babo bombi baririmba muri korali imwe. Ibi ntambara ikomeye, amutera inda. None umwana ndamwe rero uzazi nibura uhagarara imbere y'itorero wihane, kuko jewe ni kumpana abantu. Ntabwo jewe njya mbaca. Wenda mwicaza nkamuganiza nangiza ngo uzahagarara imbere y'itorero usaba imbabazi. Umwana araza asaba imbabazi, ntangiye kumusengera amarira araza. Nusose umuntu amwe pastor uhagaze imbere y'itorero abantu 200 amarira akaza umuntu w'umugabo. Ndamwe ni we nabibonye wavukiye mu mujyi. Ntabwo wigeze uragira inka. Jewe naragiye inka yawe yarapfa gukarira. Ukarira uri umugabo, ukarira wapfushije imfizi yawe ukarira. Jewe napfushije umuntu none nekurira. Iyo ubona umuhungu yateye umukobwa inda, abamama babo bombi bakagira ikibazo ndarira. N'ubu ngo hari n'ibyo ngibyo mbabwira najyaga nicara nkabisoma nkarira. Mana tuzakubwira iki nitukugera imbere. Abanyamwuka bogiye mu rwimbwa, abanyamwuka batageze aho bagomba kugera. Noneho baramubwira ati ntugarukiraho. Burya Yesu ajya kubwira uriya musore yamubwira ati ntugarukiraho. N'abigishwa ba Yesu amaze kuzuka yarabigishije. Hari abantu none numva batazi Bibiliya bavuga ngo Petero ntiyari yarize, ngo na Yohana ntiyari yarize, ngo na Yakobo ntiyari yarize. Nkabura ibyo bintu muvuga mwabikuye he? Bachelor's degree tuyiga imyaka 3 ubu ngubu barayimanuye muri za university nyinshi. Bachelor's degree ni imyaka 3. Ninde muntu wize yigishwa n'umwarimu mwiza nka Petero? Kandi we yigaga buri munsi adasiba, akiga ku manywa na nijoro. Ngo Petero ntiyize, yigiye ku birenge bisumba ibindi birenge. Petero yigiye ku birenge bimwigisha n'ukuntu umuntu agenda hejuru y'amazi. Mwebwe mwabyigiye hehe? Yabonye Yesu agenda hejuru. Ibya uko Yesu yigishaga niko bigishaga mu gihe cyabo. Niyo mpamvu ba Petero na ba Yohana b'abarobyi b'amafi bamaze kubona graduation basigaye Yerusalemu buzuye umwuka, babwiriza Yerusalemu, abatambyi bakuru baratangara. Muzasome mu gice cya 5 exactly babatekerezaga nabi nkatwe. Ngo abafarisayo baricara n'abahanga b'amategeko baravuga ariko nimutubwire aba baturage bahinduye umujyi buriya bwenge babukuye hehe ko batize mu mashuri yacu? Haleluya. Aryo amujene wishimiye yuko ngo azabona doctor ari hehe? Umva biriya bipapuro uzabirundanye nurangiza ubishyire ku ruhande ushimikira ibyo kuzura umwuka. Nigiye ubikubwiye. Ndaje ndakubwira impamvu abafarisayo n'abanditsi ba Gamariyeri bari bafite ama PhDs ahubwo banayatanga, bari ba professor. Babona Petero araburusha gukora ibitangaza. Babona igicucu cya Petero gihagurutsa abarwayi, bo niyo babakozeho bapfa. Bariya abantu ko batize mu mashuri yacu buriya bushobozi babukuye, ngo bibuka ko babanaga na Yesu. The best school. Hallelujah. Reka nkubwire ntaza kubyibagirwa. Yewe nakoze masters muri theology, nkora doctora, ariko nandika teze yanjye. Kuko wandika teze nyine ubugomba ku kritika ugasesengura, hanyuma nandikamo nk'amapaje nkane. Kuko nanditse ku bintu byo kwigisha abayobozi, leadership development, nibyo nakozemo doctora. Noneho nandikamo navuga ngo nasomye ibitabo kugira ngo wandike teze ya doctora aho nize, wagomba kugaragaza ko wasomye nibura ibitabo 300 kuri topic wanditseho. Nibura niyo minimum 300. Noneho nandikamo ngo ibi bitabo byose nasomye nasanze aba banditsi bose baranditse bakurikije ubwenge bw'abantu.
bibagiwe kwandikamo uruhare rw'umwuka wera muri leadership development. Ndanabyerekana nandikamo nta muyobozi n'umwe Imana yigeze izamura itabanje kumwuzuza umwuka. Nta n'umwe muzabona guhera mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rye, kugira ngo umuntu ayobore ubwoko bw'Imana, kugira ngo akore umurimo w'Imana yagombaga kuzura umwuka. Muzabisubiremo namwe mu byisomere, ntabwo mfite umwanya wo kubibereka. Hanyuma mwarimu arabisoma aravuga atuzi ikintu nti ati iyo mbimenya kuzandikamo iki gice tinari kukubwira akaba ari byo ukoraho. Kubera iki abantu benshi muri kino gihe bibagirwa yuko na Yesu amaze kumara imyaka 3 intensive agendana na Petero na Yohana na Ndere n'abandi bose 12, yasubiye inyuma bakorera revision ngo ahera kuri Mose n'abahanuzi. Muze kubisoma muri Luka 24, ahera kuri Mose n'abahanuzi na Zaburi ngo abereka ko ibyanditswe byera byose ari we byavugaga, arabibasobanura kugira ngo babyumve. Arangije arabwira ati kandi ubutumwa bwiza bugomba kubwirizwa amahanga yose mu izina ryanjye. Ni mwe abagabo b'ibyo ngibyo. Graduation. Arangije arabwira ati ariko murindire mu murwa, ntimuzatinyuke, ntimuzasohoke kujya gukora uyu murimo, murindire ibyo data yasezeranije, muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho. Haleluya. Ibyakozwe ni no mu gice cya mbere ngo amara iminsi 40, niko Luka yanditse ngo yamaze iminsi 40 arimo kwasobanurira iby'ubwami bw'Imana. Warangije arabwira ati ariko Yohana yabatirishaga amazi, mwe mu minsi mikeya muzabatirishwa umwuka n'umuriro. Noneho wa Petero aravuga ati iki nicyo gihe tudodesha amakote ugiye kwima ingoma yawe, natwe twicare iburyo n'ibumoso abandi inyuma yawe twime natwe dukomere. Arabwira ngo ya si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe, ngo ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabazaho, muba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Urumva Yesu yarabishimangiye abisubiramo nawe ubwe mbere yuko atangira kwigisha. Nubwo yari umwana w'Imana, yaraje agenda nkatwe, yavutse kubw'umwuka, ariko ibyo ntibyari bihagije. Amaze kuba mukuru, agiye gutangira umurimo, Yohana amaze kumubatiza ngo avuye mu mazi arimo gusenga, umwuka mumanukiraho mu ishusho y'inuma. Ni Imana imukorera authentication, ndavuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Ngo umwuka mujyana mu butayu kugeragezwa, kugira ngo Imana ibanze irebe yuko atagezwe mu bugomba mbari, Imana ibanze irebe ko atagarukiye mu mavi, Imana ibanze irebe ko atagarukiye mu rukenyerero. Iramujyana mu butayu, Satani amugerageresha ibyo tugeragereshwa byose. Ambwiye ngo amen. Ariko arabanza aramubwira tumva, umva ko wavuze kuri umwana w'Imana ukaba umaze n'iminsi 40 mu masengesho. Urumva nyine zari imbaraga ziyongera ku zindi dabo nkuko Abanigeria bavuga. Imbaraga ziyongera, yuzuye umwuka mujyana mu butayu, amara iminsi 40 asenga. Ngo ku munsi wa 41 Satani nibwo yamusanze agiye gukora ikizamini. Aramubwira ngo kushonje inzara ikaba yakwishe, tegeka ya mabuye ahinduke imigati. Aramubwira ati Satani ntabwo nagarukiye mu rw'imbwa, handitswe ngo ntabwo umuntu azatungwa n'imigati gusa. Kuko muri ino minsi icyo nicyo kizamini cya mbere cy'abagarukiye mu rw'imbwa. Satani araza akakubwira ati aya mabati, kumva barakubwira ngo pastor yari imisumari, undi ngo yari amabati, kumva umurokore runaka ngo yari umuhanda, undi ngo yari amaferabeto. Ariko ibyo bintu abantu babirya bate? Babihindura imigati. Aravuga ati se ati shati icyo ngicyo uragitsinze, ubwo sogondera urimutse. Atariko mfite n'akandi gakoryo, ngo amujyana hejuru y'urusengero. Muravuga ati kame mukeneye kugaragara, abantu bakakubona, simbuka bakubone. Imana iragutegekera abamarayika bagufate. Aramubwira ati ya Satani, handitswe ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe.
satani avuga atari kuzi yuko uyu nguyu adasanzwe mwabonye ko muri no minsi intambara imwe muzo dufite zose ni ntibamvuze ntibambonye nigeze kujyana na mugenzi wanjye ariko warakomeye ariko ni muri baba bishop batoya uretse ko nyine biha amatiti avuze ngo umuntu yitwa bishop afite agatorero gatoya katakwirwa no muri sa none rero turagenda tujya ahantu mu bukwe ntabwo twari abakwe bakuru nta nubwo twari nawo muri uwo muryango twari twatumiwe gusa turagenda dusanga intebe z'imbere bazicayeho ariko inyuma zari zihari ndabona buri katwicarire hano atoya ariko uzabo turibo hano se turabake twe turabakwe twatashye ubukwe reka twicarire hano warakomeza arahagarara ufata intebe ndiyicarira noneho sinzi ukuntu umwana umwe yaje araza ati ati pastor atamakuru ni meza ati se ko wicaye hano niho nasanze intebe ziri atoya ati ngwino ariko n'uyu nguyu turi kumwe ati nta kibazo nawe nimuzane badushakira intebe batujyana imbere arabona ati ntubona ndabona iki se ari ibintu duhimbaraga nyinshi cyane nababwira stories na stories nigeze kujya gukoresha imodoka mu igaraje hari i Kigali rero nifite imodoka ifite nimero ya RAA noneho abagabo bari bahari babaza umugaragiste banaterose uriya mugabo uhagaze hari urimo gukoresha imodoka ni Pastor Antoine ndatiye ati sinumubona se muratubwira ko iyi modoka agendamo ati mbona igihe cyose yaje kuyikoresha ni nta n'umushoferi agira atereka ati mbona ari uyizanira kwarwo bari abagabo babahishike noneho bamaze kugenda ramwe tuzi ibyo bari abagabo bakuvugaga nti ngo ugenda mu modoka ya RAA none se bansanze nahagaze mu nzira ariko iragenda ariko n'abantu bakubwira ngo hari imodoka itagukwiriye umugabo ngana nanjye ravufo ntinkwiriye buriya ni ngombwa yuko ngenda nkarushya abakristo ngo nibangurire V8 ngo ntabwo ari ngombwa kuko agaciro kanjye ntikari mu modoka kuko buri hari ibintu dukuririza kandi Yesu yarabitubujije ugasanga twararuhanije twagiye nabwira ntoya hari ibintu Yesu yatubujije kuko satani yaramubwiye gusimbuka bakurebe imodoka nini nta kindi nyongereraho uretse bakurebe aho V8 igera na RAV4 yangira hagera main riko kenshi nta nabantu mba ndi kumwe nabo ni ngombwa ko ngenda muri V8 mu gihugu gifite abana batarya giye ku rusengero ibimbabaza si imodoka ngendamo ibimbabaza n'abana niranwa nabo batiga mwana akaza akakubwira ati nabuze school fees zo kujya muri university nabuze nako tuition undi akaza ati nabuze zo kujya muri segonderi banyirukanye nkajya kubwira abakristo ngo nimungurire imodoka ya miliyoni 60 na mfite abana batiga hari n'igihe numva niyo mfite nayigurisha TV ngo ntibambonye ibundi se bakubona byari kukungura iki mu mwuka nothing hari n'ubwo abantu babwira ngo buriya ngo ugenda muri V8 ngo nibubwiriza abantu nkavuga nti sibyo jewe nabwirije nivo zose ngenda muri RAV4 nivo zose natangiye kubwiriza nivo zo hejuru ngenda muri Gikumi muri Toyota Corolla iyo naparitse ntabwo abo twicarana muri sare bambaza ngo waje muyihe modoka bazakubeshya njya numva n'abantu babihinduye teori ngo iyo ufite imodoka nziza ngo abantu ahubwo niyo teori muzayikureho Yesu yagendaga n'amaguru kandi abantu baramukurikira TV icya gatatu yamugerageresheje aramubwira ati izi ngoma zose ndaziguha nupfuka mukandami mujya mubona ibyaha dukora kugira ngo twitwe ba representa ntabwo turwanira umurimo jewe nicaranye n'abayobozi b'amatorero benshi bari mu ntambara barwana ntabwo ariko se buriya murimo murarwanira umurimo w'Imana cyangwa murarwanira nzitwa nde muzanshakiraho abantu barwaniye doctrine ngo bavuge ati abakristo ntibacyuzura umwuka kubera ko ari wowe utuyobora ntabwo tukikora ivuga butumwa kubera ko ari wowe utuyobora aho muzabona nzasaba imbabazi ko nababeshyeye
akenshi dupfa ninde uzaba nde, ninde uzaba iki, mu rw'imbwa, mu rukenyerero. Iyo umwuka buriya koga, reka ndangize ikigero cya nyuma, iyo widumbuye mu mazi noneho menshi, gushobora no gukora plonge uturutse mu metero 3, ujya ubona abantu baturuka hejuru bakaplonja mu mazi kuko ni maremare, habamo freedom. Iyo woga mu mazi menshi nta nubwo ubyumva, hari nubwo witendeka ku mazi akagutwara. Twebwe twavukiye kuri Muhazi, twajyaga twibira ukajya munsi, hari n'igihe twajyaga tujya gukina n'imvubu ukayica inyuma kuko burya imvubu igenda nk'igiti, abana burya ni biharamagara, nta nubwo batekereza ko urupfu rubaho. Ukabona imvubu ziri ahantu zikunda guhagarara zikazamura amaso n'amazuru, sinzi niba mwabona uko imvubu ihagarara mu mazi. Noneho tukagenda ugaplonja, ukagenda ugaturuka kure ukayituruka inyuma, tukarushanwa kujya kuyikora ku murizo, kuko niyo yikoze ku murizo igira ngo ni ifi hanyuze, ukagenda ukagenda kuko mu mazi menshi uba ufite freedom of movement. Haleluya. Rero ndenda kubatera umwete, jewe nuzuye umwuka muri 84, sinanamenye ko nuzuye umwuka nkagira ngo nasaze, kuko nta muntu wari warigeze abinyigisha, ariko narabisengeye kuko nari nabisomye muri Bibiliya. Jewe nakijwe nsoma Bibiliya, hanyuma ngera ahantu bavuga ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abazamubwira Yesu, ndashaka kugukorera mu mbaraga mu mwuka. Ndicara ndasenga, ngiye kumva numva ndavuga ibintu oya, nagomba kuba ari gutya abantu basara. First of all, ibi ndimo kuvuga ntabwo ari Kilatini kuko cyo narakize, ntabwo ari Icyongereza cyo narakize neza, ntabwo ari Igifaransa ndakizi neza, ntabwo ari Ikinyarwanda nacyo ndakizi neza, nta nubwo ari n'Igiswahili nzi gake. Ngomba kuba ndimo gusara tu no kubitangira, ariko nkumva mu mutwe vraiment ndi fresh, tayari kabisa meze neza. Hanyuma nza kujya ahantu usanga umuntu arigisha ati abantu bamwe buzuye umwuka bagira ngo basaze. Agomba kuba ari bya bindi byambayeho, ugomba ndasobanukirwa. Ariko nuno munsi ndacyashaka kugera dipa mo. Kubera iki? Reka mbabwire, urabona Petero yanyuraga ku bantu, igicucu cye dore n'ubu nanjye igicucu cyane kirimo kirakora kuri ibyo. Igicucu cya Petero cyakoraga ku barwayi bagakira, bagahaguruka bakagenda. Mushwari bazikozaga kuri Paulo, bakazitahana bazikoza ku bantu bafite abadayimoni, amadayimoni akabavamo. Shuro zingahe nahenda henze umudayimoni ngo ave mu nta kantwara amasaha nka 6. Paulo batwaraga ibitambaro, ariko ugenda muhagararije bavuga dayimoni ndagutegetse vamo, ati simvamo. Dayimoni nakubwiye mu izina rya Yesu vamo, ati simvamo. Nkafata Bibiliya yanjye nkabanza kumuha preaching, hamuhasemo ni kukuneshwa kwa badayimoni no kuneshwa kwa Satani. Nkavuga ni dayimoni urabizi neza, nashobuja yaraneshejwe, namwe mwaraneshejwe, urubanza rurabategereje, ati simvamo. Ariko burya abazahura na bene uwo mudayimoni burya barimo gukora intambara iyo twita guerre d'usure, intambara yo kunaniza. Iyo utananiwe warananirwa kavamo, ariko akenshi arakunaniza pe, akakunaniza wageraho ngaho ukavuga ngo reka tuzasubira mejo, ukavuga ata okay buriya nababonye buriya nta ntuzarwane na dayimoni ngo umusubike, burya wayamaze kugutsinda. Nubona umuntu ufite umudayimoni, izindi gahunda zose uzafata telefone yawe ubwira uti hano hari urugamba rukomeye, izindi gahunda twaziretse no kurya ntituri burye kugeza igihe umudayimoni ari bugendere. Nuvuga gutyo uzamubona yibwirije agende, upfa kubivuga cyane akabimenya ko wabivuze. Kabo tumva mubwira abantu bose ko ibyo twendaga gukora byose tubiretse, no kurya ntituzongera kurya ataragenda. Ahubwo ubwo haje bene abangaba reka mbe nigendeye bari yagiye kundushya. None ugarukire mu nzira, ndajya mu bitaro gusengera abarwayi nabo bakantelefona bati wa murwayi arapfuye, ngo nageze kure, ngo narabwirije. Aruzi ukuntu abantu banirarira, kure ubwo mu ndeba giye ubundi kabutindi ndakaga, tinarabwirije ibihugu byose, mbarondora ibihugu nabwirijemo, nanjye najya nakora save ngo nyimarisha ikiza. Uzi ko hari igihe nagendaga, hari ibintu batanga za miles
n'amakarita yo mu ndege nahoraga kuri gold na platinum ya ntuze ya KLM. Ugenda ku ndege imwe ukabona za miles nyinshi ukajya unaziguramo amatike n'ibindi. Ahongeza aho ngaho ndicara ndimo gusenga mbwira Imana yaguze ibintu Imana. Isengesho nasenze nabi. Kuko cyera nyiri mutoya numvaga nshaka kuzenguruka isi. Imana yamwite sa urashaka kuzenguruka isi yenga nze nyikuzengurutse. Ndagenda za Australia, za Nouvelle Zelande, za Singapore, za Malaysia, za Thailand, za Sri Lanka, za Uburayi, Amerika y'Epfo, ya ruguru, Afrika. Yiza ngo Imana urabizi ibintu nabibonye ntacyo bimara. Kwirirwa ngenda simbutembereze none nterera borume uyishyire ku Rusumo, yindi uyishyire mu Kivu, indi uyishyire Kagitumba, indi uyishyire kuri Rusizi. Sinzongera kugusaba amahanga menshi umpaka gahugu kangana n'u Rwanda. Buri y'u Rwanda ni rutoya iyo ushaka kuruhingamo ibigori, rukaba ruto kurushaho iyo ushaka kurwororeramo inka. Muzabaza babigerageje bazabibabwira. Ariko iyo ushaka kuruhindura ngo rubu ubwami bw'Imana ruhita ruba runini, ruhita ruba runini. Nkoreye mu Giporosi imyaka 11, ariko nubu haracyari indaya muri koridori imbere y'iwacu mu metero 50. Waro ngenda nirarire ku bantu ubwo mu ndeba rero ngo ubungubu ngo ndakandare ndikabutindi uri kandare kajya indaya zirimo zirakubitirwa imbere y'urusengero rwawe. Igiporoso ni imwe muri zone 5 zibamo barwara umogi muri uyu mujyi wa Kigali. Hanyuma nirarire ku bantu hari ibintu Imana ikora ikagucisha bugufi, kajya ubwira ngo ifuze izindi mbaraga zirenze izo ufite uyu munsi. Haleluya. Azafu muraririmba da, sibyora? Ariko mwari mwaririmba twigeze kujya ahantu mu giterane, korali y'umugabo witwa Carlos Anacondia muri Argentine iraririmba, abantu batangira kwihana umuvugabutumwa ataraza ku gatuti. Ndavuga ni we Mana wazamfashije amakorara kamera gutyo, bakajya baririmba indirimbo zikamanuka abantu bakihana tutaranabwiriza. Kuko usigaye ubona twebwe dukora show, kubera ko twarebeye ku bastari bisi natwe dukora show, ariko se abantu barahinduka. Ngewe nicyo kibazo mfite, ntabwo Yesu yigeze ntuma ku impression abantu, yantumye kubahindura. Niyo umva, niyo bankomera nibyo nabwira guriya musore. Yesu nyankunda abantu banyita docteur. Docteur se wagize ati ibi papuro gusa biriya byo bifite n'agaciro gato cyane. Reka mbibabwire, ariko ntibuzareke kwiga. Nanjye iyo mba ntabikunda simba narize. Cyane ko doctora yo nayibonye ejo bundi ifite imyaka 58, kuko nayishakaga mfite 29 mu bindi nari narize, hanyuma barandinganiza sinayigeraho. Ariko nivura turoma kuri 58 ndayitahana. Ariko cyo nenda kubabwira si icyo, genocide iba muri 94 gihe nari ntuye hano, kandi nari mfite diplome, rega nicyo gihe nari narize. Nari mfite masters, mfite na lisansi, nari mfite masters yo mu Bwongereza, na lisansi ya nationale du Rwanda, na bachelors, kuko twebwe lisansi na bachelors zari zitandukanye. Wakoraga bachelors y'imyaka 3 na lisansi y'imyaka 2 na diplome ya secondaire zarenye zisinyeho ziteyeho kashe za leta. Noneho tugiye guhunga, ndeba amakote meza nk'iri nambaye n'ipantaro, hanse uko tugiye aho tuzaba tubundabunda mu bihuru ninde uzarimba. Ibyo mbisiga mu rugo, fata ibishati n'ibipira n'ibikote bishobora gushyuha, mbese wajyana ahantu mu gihuru ukicaramo ugasusuruka. Ndangije ndeba diplome zanjye ndazifata, nawe se aho tugiye ko badasaba akazi muri iyi mvura ibi ndabitwara bizatoha binangira iki, mbisiga mu rugo n'ahantu hagaragara. Ngira madamu, ntubizi madamu, ntukingiye inzu usiga ikinguye. Nituba abanyamugisha tukarokoka tuzasanga ntawe amennye urugi ngo
ngo ajye gukuramo ibirimo dusiga twaze dukinguye twegekaho gusa turigendera na diplome zanjye ziraho ku meza hanyuma baraza ko ibyo naketse byarabaye amazu menshi barayamennye barayasahura ariko yacu tugarutse dusanga inzugi ziracyariho n'amadirishya ndetse n'ibintu bimwe na bimwe na diplome zanjye amakote barayatwaye iby'igiciro byose bari barabisahuye barabitwaye hanyuma mfata za diplome mbwira madame Murarizi badani hari ikintu nize uyu munsi uzi ko burya diplome zitagira akamaro iyo nyirazo adahari ntawazibye ibindi byose iyo nyirabyo adahari agaciro kagumaho ariko diplome iyo nyirayo adahari ntawuyiba naje nsanga zihari na masters yo mu Bwongereza yari ihari iyo mureka twirate Yesu ibindi dushimikire kuzura umwuka ariko diplome sinzi pfobya uri icyatumye Paulo yandika kimwe cya kabiri cy'isezerano rishya nuko Kamemu yari yarigiye ku birenge bya Gamariyeri kandi Yesu amutoranya abigambiriye kuko yavugaga ikigiriki n'ikilatini ko yari yavukiye Taruso kandi hari muri zone we yari n'umuroma avuga ikigiriki ko Taruso hari mu bagiriki avuga n'igiheburayo yarize urumva nyine kuba yaravugaga indimi eshatu hari byinshi yashoboraga gukora aba Petero batashobora ntabwo Petero yari kujya mu bagiriki ngo hashobore byaranamunaniye diplome zigira umumaro ariko wuzuye umwuka amen kuko ibintu by'Imana uwakoreye Imana wese Mose yari yarize mu ishuri ya Egiputa burya Imana igira urwenya yararebye iravuga ngo uyu Mose ndamushaka ngo akivuka ngo ababyeyi barabona ngo bona ari umwana mwiza kuko hari ikintu cyari kimuriho kiri special hari igikundiro cy'Imana cyari kimuriho akinavuka ngo bamuremera gatete baramugenda mushyira muri Nili hanyuma baramujyana bamushyiraho ku mugezi murebe urwenya rw'Imana kuko Imana yari ikeneye ko Mose yiga kugira ngo azandike ibitabo 5 bya Mose hano mu gitabo azashobore gutekereza cyane mu byakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 22 baravuga ngo yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa agira imbaraga mu magambo no mu bikorwa educated so nimuzasozura gusuzugura diplome ariko Imana iravuga iti kugira ngo rero uyu mwana azige mu gihugu nk'iki agomba kujya kwa Farawo akarererwayo wa wundi watanze itegeko ngo bica abana b'Abayuda bose b'abahungu amutangirira school fees yiga ubwenge bwose bwo muri Egiputa atahiwe kuko Imana ni itegeko ijuru n'isi haleluya jewe nyambibwira abantu mwabwira ni Imana ishaka kwereka ari itegeko ijuru n'isi ifata abandi bari kugukandamiza bakakugirira neza jewe ndangiza universite nigishaga muri universite umwaka umurangiye barandinganiza niko politike twabagamo yavugaga barandinganiza abanyohereza kwigisha muri tronkom kara karengane gakomeye noneho ngezeyo Imana yambwira ngo si cyo nakuzaniye ndimo ndahindura amateka ndimo ndakujyana aho nshaka kujya mfata Bibiliya ntangira kuyisoma kubera ko nari ndambiwe nabuze icyo nkora ndakizwa ntabwo jewe nakirijwe mu giterane nakirijwe nsoma Bibiliya niyo mpamvu nyikunda cyane ndayisoma gatatu nsubiramo kugira ngo mbanze making sure ko ntibeshye hanyuma mfata icyemezo cyo gukizwa umwaka ukurikiyeho Imana irambwira ngo reka nkwe nigiye utegeka ijuru n'isi bagiye kuguha buruse ujye kwiga mu Bwongereza kandi koko barayimpaye leta ubwayo iyo yandinganije irampamagara impa passport impa buruse njya kwiga mu Bwongereza ku buryo bo twajyanye bari bateruse ntabwo bishoboka twane nawe uragiye ndavuga nti jewe mwebwe ahubwo muzabona itandukaniro bo baragiye bakora stage y'amezi 4 niyo twari tugiyemo je tugezeyo bayikonvertisa mu masters nsigara yo bo barataha kubera Imana ariko mvuyeyo ndaza ntangiye gusenga nari ntangiye kubyimba ngiribana urabona umuntu uzanye masters yo mu Bwongereza muri 86 ntabwo yigisha muri tronko Imana ngo uvuge amene ugeze Rurindo aho banakohereje ngo noneho nige ukoherejeyo ndagenda mara imyaka 5 nigisha muri tronkome mfite masters made in UK
hanyuma nyirangije Imana irambwira ngo ubu ngubu wari uri muri stage yo kunyumvira, noneho haguruka ujye kunkorera. Nabonye yuko nshobora kugutegeka ukumva, nshobora kugucisha bugufi ukabyemera. Hanyuma ntangira kujya gukora umurimo muri JB, nuko natangiye. So reka tujye ku ngingo ya kabiri. Izo ntera zose uko ari enye, ubugomba mbari, amavi, urukenyerero, amazi akurengera, nibyo tugomba gushaka. Abuzuye umwuka murimo hano, mugerageze kujya ku kigero gisumbyeho, kuko aho wageze ni hafi cyane. Mwese abicayemo hano nanjye ndimo, ivuno na pastori, aho wageze ni hafi. Twese duhora tugeze hafi, kuko ikigero Imana yashyizeho ni kirekire. Imana muri Efeso, mu Efeso ibice 4, Paulo yabivuze neza, aravuga ngo tugomba gukura tukagera ku kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Iyo nipimye kuri Kristo nsanga ndi igikuri, nkasigara nigera kuri ba Paulo na ba Petero nabwo nkasanga nkiri igikuri. Twese umunsi igicucu cyawe cyagurukije umurwayi uzaza umbwire, nzagubirana ubwongo bwo wageze ku kigero cya Petero. Umunsi wazuye abapfuye utagombeye kuvuga, utagombeye kujya, nzamenye ko wageze ku cya Yesu, nzakubwira ntirekera aho ngaho twigendera. Twese nta numwe uragerayo. Ikigero Imana yaduhaye kigeze hejuru cyane. Don't stagnate. Ntimuzasitanye ngo mugumaho mwageze, ngo mujye mwigamba ngo jye ubwo mundeba ngo haraho nageze. Ntaho turagera. Nanjye ubabwira ntaho ndagera, jyewe ndanabyemera. Hari abantu bajya ngo rwose pastor kuri iyo myaka ya 60 n'inura cyarara amajoro. Shaho nuko ntarageraho nshaka kugera. Ndagenda nkarara nigaragura ku misambi impenda henda Imana wambabariye ukanzamuraho gakeya. Wirengagize ko nshaje, wirengagize Imana imyaka maze, ariko unzamureho gato, kuko nzi neza ko hari ikigero nshaka ntarageraho. Haleluya. Icya kabiri twihute, umugezi n'umumaro wawo. Rero hari ikintu gikomeye cyane ku bintu byitwa kuzura umwuka. Bagenzi banjye, abantu benshi bazi ko kuzura umwuka tuwuzura gusa kugira ngo abantu babone ko twuzuye umwuka. Umva uko batubwira hano. Dusubire muri cya gice ku murongo wa 6. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura ngeza ku nkombe y'umugezi. Amaze kungarura mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati aya mazi atemba agana iburasirazuba azagera no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja amazi ari yo azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utemberamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiraho uwo mugezi ugeze kikabaho. Abarobyi bazahagarara ku nkombe zawo, uhereye muri Enigedi ukageza muri Enigurayimu. Hazabaho kwanika inshundura. Uzabamo amafi y'amoko ataramwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Ariko ibyondo by'isayo byaho n'ibishanga byaho ntabwo bizabonezwa, bizatabwa bibaho umunyu. Ku nkombe z'uwo mugezi ku mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa. Ibibabi byacyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, nabyo ibibabi byabyo biba umuti uvura. Haleluya. Birakubwira ngo uyu mugezi, abantu iyi imigezi y'amazi y'ubugingo twari twakoze inahangaha. Ndagenda nsanga wari mu rugendo, ariko umugore we niwe wari watwigishije. Dusohotse mbwira abaprotokole bawo, ndabwira ko nshaka kuvugana na madamu wa apotre runaka, namubona ko mureba hariya nakwinjira nkamuvugisha. Byari ikinyabupfura nakoreshaga. Bati yaguhaye rendezvous ntoya, ariko se ko ndiwe yicaye hariya buriya sinagenda nkakomanga nkamubwira uwo ndi we nkamuvugisha ngo ya ko ntabwo ashobora kuvugana n'umuntu atahaye rendezvous. Ntabwo nanjye ni mwene data, nanjye ndi umukozi w'Imana. Ngo ya wakireka yaguhaye rendezvous. None se ko yicaye hariya mbona arimo kuganira n'undi mudamu, barimo guseka, barimo kunywa icyayi, nagenda bakampa nanjye agakombe nkicara nkawe ibyo nshaka kumubaza nkabimubaza. Ngo ya yeza ngwira umuhungu nawe gushaka
ni nuko abakozi b'Imana duteretana. Yewe navuye mu Rwanda narindi muri conference hano, ashaka kuvugisha uriya mukozi w'Imana nkamubaza niba umugabo wazaza mu giterane twamutumiyemo, nta kindi nenda kumwe, none ugenda ubimumbariza. Oya, ntabwo mbifitiye uruhusa. Hungo ndamureba nawe ntuzi ikintu, niba Imana ariyo yavuze ko azaza, ndatashye kandi azaza. Ndagiye ndigendera, ndakata ndigendera. Noneho koko umugabo araza, aza naherekejwe na wa muhungu wambujije kwinjira. Araza asanga niye urimo gukorodona igiterane kuri stade, nambaye ikote na karavati. Icyo gihe nagiye niyambaye amashati uri za made in Rwanda n'izindi nk'isa gutyo, hari abantu bazisuzugura nyine. Noneho ndamureba ndabona ko uwagenda nkamukora ku matama, nkamubwira ngo ubuse ntimuje. Abanyarwanda ndavuga ntoya, ibyo ngibyo nanjye nambaye umunyamubiri, ibyo ari byose cyangombwa yaje. Ariko nyuma yaho aza gushaka gukora igiterane hano mu Rwanda. Abantu rero twakoranaga muri bya biterane by'abayobozi, bamwe nyine n'abantu bavuga toya, bari abantu batubwiye ko bagusuzuguye, reka natwe tubanze tubakome, ntabwo tuzabaha access ku bayobozi kereka abanje bakaza kugusaba imbabazi. Ngo nari chairman, uwo muhungu wari uje gutegura igiterane waramubwira ati mwasuzuguye chairman wacu, mugende mubwira apotre wanyu ngo aze abanza musaba imbabazi, hanyuma tuzabafasha. Haratashye da, yohereza umuderege aravuga ati rwose mutubawe. Ariko nabwiraga mwirushya abantu, ntabwo ari ngombwa. Ariko nyuma yaho twaricaye turaganira, ngo ati vraiment biriya bintu ntabwo ari byo babikoze. Yabara ko mujye mubwira abantu banyu bamenye gutandukanya abantu, bamenye no gutandukanya ibintu. Ariko icyo kibazo kirahari, imbuto zacu bene data turasharira, na hano turasharirere. Hari mwene data umwe nahamagaye, nitabwa na secretary, naho nase ko nashaka kanaka ati ntabwo, ati telefone yaguhaye ni y'abantu bose. Nese abantu bose, hari y'abantu bose ni y'abantu badasanzwe. Noneho mbwira iye bwite, noneho bamuhamagariraho atoya ati kereka ari wikwihereye yamaye. Nawe noneho genda umumbwirire ngo hari ubutumwa pastor twanagufitiye yavanye muri Amerika, uzaze kubufata. Ntabwo haciye n'amasegonda 30 mbona arampamagaye ngo rwose ngo mbabarire, ngo naguhaye nimero y'abantu bose. Nanjye ariko ndi umuntu wese, si hari ikibazo, uzaze ufata ubutumwa bwawe. Ngo yangureka ngo nimero yanjye ngo yandike, ko nubwo yari yamamaje za zindi ziba ziri masike utamenye, ngo yandike ngo kugira ngo ujye umpamagara. Ndavuga ntabwo nzajya nkuhamagara kuri iriya. Hari uzi kubona umuntu mwene so akugora, mwige mwitindi tukagorane, niba utari bubohera abandi, niyo wazamuka ntabwo uzasumba Yesu. Bigeze kubaza abagore dusengana, ndavuga ariko muri mwe ninde wakwifuza kugira umugabo umeze nka Yesu? Bose baramanika bati umugabo ngure wamukure. Ndavuga nti muri abaswa. Ndavuga ni Yesu. Yesu yigiraga gataro, rimwe na rimwe bakamuyoza ivu. Yagiye kwa Simoni w'umufarisayo, inda irazi mujya ku birenge, ishyiraho umusatsi, irahanagura, ishyiraho n'amarira, isigaho amavuta. Ndavuga nti ari umugabo wawe mwajyanye mu birori, inda ikazi kamujya ku birenge, ikabihanaguza umusatsi, ikabisoma. Abadamu murimo hano nimumbwiza ukuri. Umudamu we yaravuze ati mva akaba ari umugabo wanjye wakoze ibintu nk'ibyo, ati hapfa umuntu. Ariko Yesu yari so accessible ko n'indaya zamuvugishaga. Muri uko Musamariya kazi kwiriwe, nabigishwa baratangaje ati yo bose arimo araganira n'indaya ku manywa, ntazi bene bari abagura bari bo. Ariko Yesu yari yihagarariye gusa arimo kwinjoyinga ikiganiro n'indaya. Arangije umusozi wose urakizwa kubera indaya. Uyu mugezi aho uzanyura hazaba imbuto nyinshi, kandi izi mbuto sitwe tuzi, ahubwo zisohoka hanze. Aho uwo mugezi wanyuze icya kabiri, ngo hazabamo amafi menshi, ngo ndetse abarobyi bazamanika inshundura zabo kuri uwo mugezi. Hazabamo evangelism ifite umusaruro. Haleluya. Umva ikibazo dufite,
iyo umwuka yaje tumufungira mu rusengero, niho turirimbira twuzuye umwuka, niho tuvugira mu ndimi, niho tugira nawe ni mwebwe mwarabyishe. Iyo umwuka yaje ubundi abantu barasohoka. Murebe direction y'uriya mugezi ntabwo izijya mu rusengero, irusohokamo. Niyo mpamvu nahoze mbabwira ntimuzandangira itorero ry'umwuka aho riherereye, kubera yuko abantu insengero zuzuye abantu cyangwa zicagasa abantu, ariko n'isi yuzuye abanyabyaha. Iyo umwuka yaje turaroba. Umva pastor, abakristo barimo aha ngaho ujye ubabwira ngo mva twebwe tuzaba abarobyi b'abantu, kandi abarobyi ntabwo bicara mu nzu ngo bategereze amafi, ahubwo barasohoka bakayasanga mu migezi bakayaroba. Niyo mpamvu uyu mugezi usohoka ujya hanze, ngo kandi aho uzanyura hose ngo bizaba bizima. Haleluya. Hari indirimbo muzarebe indirimbo zo mu gitabo zigiye cya revival, zose zari indirimbo zisohoka. Tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Urumva iyi yari indirimbo tugende, ariko dusigaye tuvuga umukristo umwe yarambwiye ati pastor ibyo twarabihinduye, ati twayikoreye remix. Dusigaye turirimba ngo tujye mu rusengero batubwire ibya Yesu, maze twiyicarire dutegereze ijuru. Si cyo abakristo bakora, bicara mu rusengero bagashyushya nyine bategereje ijuru, ariko abandi bararimba ngo tujye mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Ngo ku nkombe yaho bazahamanika inshundura kuko bazaroba. Iki gihugu gikeneye abarobyi, iki gihugu gikeneye umwuka tukaroba. Abantu bararimbuka mu businzi, abantu bararimbuka mu busambanyi, ingo zashize. Dukeneye abarobyi. Iminsi irahita vuba, irahita yihuta, ukwita benshi bapfa batamenye umukiza. Hariho icyo twakora tugikora n'umwete, dutabara ubuvuse imesevuyererwa dutyo. Urumva indirimbo baririmbaga zari indirimbo zibatera umwete, zibabwira ngo nimusohoke. Abantu barimo bararimbuka, twicaye mu rusengero, abantu barimo bararimbuka, dusengera mu rusengero, abantu barimo bararimbuka, turirimbira mu rusengero. Mureke dusohoke. Umva, niba dushaka na revival ni ukwiza izo ni indirimbo zo muri revival. Umugezi utemba ujya hanze, ntabwo utembuza mu nzu. Nambwiye ngo amen. Ariko jewe hari igihe nigisha nkumva jewe ntangiye kuryoherwa, nkabona abandi baricaye gusa. Hanyuma dusoza